kufanya mazoezi ya kivita. Mvumilivu. Najua wengi zaidi kati yenu wameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Nawaza hao ni wajinga, lakini nawaza kama najua ambayo ilikuwa imewaleta watarudi hapa. Ndio hivyo? Prime Minister ejo bundi niwe nabonye kuri Twitter. Ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful. Nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu, sinabonye umwanya wo kubimubwira. Narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese cyangwa ugambaniye igihugu cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu, uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira. Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndongera gusuhuza mwebwe mwese n'undi mudahwema kutugaragariza ko mubana natwe muherereye mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje. Muri aka kanya kandi ndongera gusuhuza mwebwe mwese n'undi mudahwema kutugaragariza yuko mukurikirana ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya turarebera hamwe bimwe mu byo wabonye ku ntangiriro. Ni General Sultan Makenga mu mahugurwa ya gisirikari. Nikosi rya gisirikari rero nyuma yaho yavugiye amagambo akomeye yuko bagiye kwigarurira umujyi wa Goma. Turagaruka cyane cyane ku mbwirwaruhame ye agaragaza ko igisirikari cya M23 nyuma yo kuronka imbaraga zikomeye cyane yuko bagomba kwambarira urugamba. Ni nyuma yaho ndetse no ku munsi w'ejo twari twakumenyesheje yuko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gace ka Rwindi ndetse na Kibirizi yari yakomeje. N'ubu dukomeje kugutohoreza amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose tuyakugezaho 5 kuri 5. Ni amakuru rero mukomeza kugenda mukurikirana ahangaha, ariko nibutsa namwe mwese mutari mwamara gukanda kuri subscribe yuko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibasesekaraho kandi mu bambere. Ni amakuru rero tugenda tugutohoriza hirya no hino tukayakugezaho 5 kuri 5, aho tugusomera ibinyamakuru bitandukanye byose tukabinyuramo mu rwego rwo kugira ngo tugende tukunyurira mu makuru aba yagiye avugwa hirya no hino. Uretse ibyo kandi tukugezaho n'ibitekerezo bishingiye ku isesengura, aho tugenda nyine tureba ibibazo bihari tukaba dushobora kubiteraho commentaire cyangwa se nyine gutangaho ibitekerezo. Byose tubikora tugamije kukugezaho amakuru, kuguhugura cyangwa se no kuba dushaka nyine kugenda tuguhereza amateka y'uko ibintu biba bigiye byifashe hirya no hino. Ni amakuru rero muri aka kanya n'ubundi tugiye guhera kuri iyi myitozo ikomeye yakozwe n'ingabo z'umutwe wa M23. Akaba ari imyitozo rero yabereye hara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba kandi yari nitabiriwe na General Sultan Makenga mu ngabo ze. Rero nk'uko wabibonye byose tukaba tugiye kubigarukaho 5 kuri 5 ubwo yaganiraga n'aba basirikari be, ndetse n'ikiganiro cyose tukaba tugifite. Nugishaka rero muri commentaire uraza kutwandikira utubwire nacyo tube dushobora kukikugezaho. Ni rero ikiganiro kiri muri video igaragara nyine General Sultan Makenga ari ku mirongo y'urugamba, ari mu bice byatorejwemo ingabo z'umutwe wa M23, aho yavuze ko rero bagomba kwifata amagabo bagakora uko bashoboye kugira ngo babashe kugaruza ibice byo mu mujyi wa Goma, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa yuko bihohoterwamo abantu batari bake. Ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bayo barimo FDLR ndetse na Wazalendo nibo ngo bakomeje kugenda bakora ibikorwa birimo kurasa abantu mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice M23 itari yamara kwigarurira. M23 yatangiye urugamba mu mpera z'umwaka w'2021. Kuri ubu ngubu ikaba rero ikabakaba imyaka 3 iri mu ntambara n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
akaba ari intambara rero n'ubundi batangiye bagamije kubohora abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bitavugwaho rumwe n'abatandukanye, aho abari mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi batandukanye bakorerwa ubwicanyi bakomeje kugenda bahuruza amahanga, ariko amahanga akaba yaragiye aterera agati mu ryinyo, nubwo nyine nubwo hariho abatarahwemye kugenda bavuga ko hakorwa ibikorwa bibi, bityo kuba bitakumirwa cyangwa se ngo hagire igikorwa bishobora kuzabyara jenoside, nk'uko byakomeje kugenda binagarukwaho n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byakomeje kugenda nyine bibona ko iyicwa ry'abaturage rikorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni amakuru rero muri aka kanya tugiye kuza tukakugezaho n'ikiganiro gikomeye wabonye nyine nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame agaruka ku rupfu rw'umwe mu bahoze barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Byose rero nibyo ugiye kuza ubikurikire 5 ndetse na reaction y'uyu muyobozi, cyane cyane nyine aho atabasha nyine kurya iminwa akavuga ku bijyanye n'abakomeje kugenda barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ibyago bagenda bahura nabyo, ndetse n'abatarafatwa ibibategereje uko bingana. Byose uragenda ubikurikirana muri iki kiganiro kirekire gifite iminota igera kuri 15. Prime Minister ejo bundi niwe nabonye kuri Twitter, ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful. Nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu, sinabonye umwanya wo kubimubwira. Narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese cyangwa ugambaniye igihugu, cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu, uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira, aramugaruka. Ndetse hari umuntu wamubajije amusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki? Ngo uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa? Icyo yashakaga, uwo wamubazaga atyo yashaka kuvuga ngo kugira ngo Prime Minister avuga ngo n'uwo mvuga, noneho undi abihindura avuga ati aha ntimureba, bemeye ko nabo ari bo bamwishe. Prime Minister again aba clever, aramubwira ngo ngo ndabwira uwo ari we wese. Nibyo Prime Minister, nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese. Ibyo Rutayisire yavugaga by'abibagirwa icyabavanye mu bucakara, ababyibagirwa bigira ingaruka. Bose bari hanze bidegembye mu mva, barimo n'abo Prime Minister yavugaga. bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara. Urareba ejo bundi aha nyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo, wenda ndumva ari nko kubiha agaciro, ntari kuba mbiha, ariko just kubera kubiganira, kubiha ko bikwiye kumvikana. Iyo ubona nari ndiho mbona njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze, narebaga n'ibindi biriho bivugwa, nari ndiho mbwira abantu
bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza, njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho, ubu ni bwo bwa mbere bivuze. Ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze, bahakana nibyo, ntabwo ari mu babikoze. Ariko ubu ikibazo cyanjye ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora ahubwo. Ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo, nta diplomasi, ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora. Ni ukuba abantu bashobora kugambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo. All those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu itabura u Rwanda rwabagize icyo biratisha. U Rwanda rwabagize icyo baje gutuka, to abuse. Yewe nta diplomasi, kugerageza ntabwo ari twemwe. You should have been the ones. Yes, it shouldn't have been somebody else. You should have been the ones to do it. Ntabwo ari Bangladesh cyangwa Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavugaga. Ntabwo ari Pakistan, ntabwo ari Bangladesh, ntabwo ari umwera uturutse hose wabigukorera, wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro. It's you. Kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye. Ntawe bikwiye gutera ipfunwe. Abantu baza bakica abana, muza magrenade yirirwa aterwa hano mu mujyi, abapolisi barazi bajya gutoragura pieces, ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate. Bavuga ngo I have to be apologetic about that. Never. Ibindi ni ukwirirwa abantu bavuga bacengana. Iyi si tubamo nayo turayizi, ntabwo ikoresha ukuri. Abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya, in defense of their nations, baba bakoze ibiruta biriya 1,000 times. Murabizi baba bakoze ibiruta biriya inshuro zirenze 1,000. Ntabwo ya tragedy navugaga, ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politiki n'ibindi twagize mu myaka yashize ya genocide, ntabwo twakwemera ko byongera bikaba hano at any cost. Kandi tunazi ko ikica atari amasasu gusa, atari imipanga, amagambo arica.
amagambo ubwayo arica, ururimi rubi rurica, ururimi rubi, amagambo mabi, ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa, bafata imihoro bagatema. Amagambo. So nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira, gutenguha igihugu, kwifuriza abantu nabi birakugaruka. Ibisigaye is how. Bikugaruka bite? There are many ways. Uburyo ni bwinshi, mwahitamo ubwo ari bwo. Kandi Abanyarwanda rero, bakirisitu, bantu b'Imana muri hano, ikintu kimwe mukwiriye kugira nuko kwemera mugira cyangwa abantu bagira, kujye kubaha imbaraga, kujye kubaha imbaraga zo gukorera no kurinda ibyiza biva mu bikorwa byawe. Uwagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza n'indi, isoni n'iziki? Isoni buri wese akwiriye kubagira. Niba ari uguhangana mu magambo murahangana, niba ari uguhangana mu bundi buryo mukwiye guhangana. Jye nasinyiye guhangana. Buriya ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishyuze, ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu, mukanshyira hariya muri stade mukandahiza, buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire. Nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe, buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose, bwaba ubw'inyigisho abantu batanga, bwaba ibyo gusubizanya n'abakuvuga uko utari, yaba n'ibindi bikaze, n'ibifite uburemere bindi bikaze abantu babihanganamo. None se niba uriya wundi we abishaka kubikora mu nyungu ze, yewe ndabuzwa n'iki kubikora mu nyungu zanjye? Niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda, ari ugusenya ibyo twubaka, ari byo bituma utinyuka, ntabwo ari igihe watinya ubirinda. Rero ntituzagira na rimwe dutakaza umwanya, dutakaza n'icyo twavanye, hari amasomo n'ibindi mu mateka mabi twagize. Amateka mabi twagize ibyago, ariko twagize n'amasomo dukwiriye kuba twubakiraho, byose bikadutera
imbaraga kandi twibuka ngo noneho izo mbaraga reka turazikoresha turi no mu murongo w'ibyo Imana yaturemeye cyangwa itwifuriza. Nibyo bya bindi navugaga uyu munsi biguma bigushyiraho break bikakwibutsa ngo ariko uribuka Imana ubwo wiruka ufite umuvuduko byinshi bigenda biba byiza ariko wibuke ko ugomba kubiganisha mu nzira itanyuranya n'ibyo Imana yaturemye twifuriza.